Bavandimwe ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kandi nongeye kubaha ikaze muri studio za CBN TV, umurongo twagira umugisha wo gukurikiraniraho ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho biduhugura ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye bushobora kudufasha mu iterambere ryacu. Muri iki kiganiro nk'uko tubimenyereye ugiye kukibagezaho Video Gracias Nitegeka, nkaba ndi umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Tukaba tumenyeranye mu kiganiro cyitwa intego y'itorero, aho by'umwihariko tuganira ku cyo twita guhindura abantu, abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagerageza kuvuga ku mwigishwa nyakuri nk'uko Bibiliya imusobanura. Mu biganiro byatambutse twagiye tugerageza kuganira twerekana uko umwigishwa yatangiye kuvugwa no kwigishwa mu muco wegereye Bibiliya, mu mico y'abanyaburayi, imico y'abantu bo muri Aziya, tugera ku muco wa Afurika, twongera no kuvuga by'umwihariko ku muco wo mu Rwanda, uko abanyarwanda mu gihe cya kera bagendaga bafata abigishwa, abantu batozaga abandi kugira ngo bazavemo abantu bashoboye mu bijyanye n'imibereho ya buri munsi, mu miyoborere ndetse no mu iyobokamana. Mu muco wacu rero twagiye tubonamo ingingo zimwe na zimwe zishobora kunganira ubukristo bwacu, zishobora kunganira inyigisho za Bibiliya, ariko twanabonyemo n'ibindi bo bitaga indangagaciro, ariko uyu munsi twebwe tubishyira muri Bibiliya ukabona ko ari ibintu bidesheje Imana icyubahiro. Ibyo rero ntabwo twemeye ko twabyubakiraho, twatekereje ko twabitambuka, ariko ibyiza biri mu muco wacu tukabyubakiraho kugira ngo tubashe kuba abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Mu gice tugiye kuganiraho uyu munsi turarebera hamwe uko Bibiliya ibona umwigishwa. Turagerageza gusubiza ikibazo kigira kiti: ni ibiki Bibiliya ishingiraho mu kwigisha no guhindura abantu abigishwa? Bibiliya ibitekerezaho iki? Kugira ngo ubashe kubyumva neza, ndakurarikira gusoma imirongo yo muri Bibiliya ikurikira, yagufasha cyane. Nagenshaho akarongo, hari mu gitabo cyo kubara igice cya 27 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku 23. Hari igitabo cya kabiri kivuga amateka y'abami, igice cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 7. Ushobora kandi gusoma muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16 no mu gice cya 50 umurongo wa 4. Ushobora kandi gukomeza ugasoma mu Migani igice cya 1 umurongo wa 8. Ushobora gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 10 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 4. Ushobora no gusoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2. Aho ngaho haraduha neza isura y'icyo Bibiliya igenda ivuga ku mwigishwa n'uburyo bwo gutegura umwigishwa nyakuri. Niba rero ijambo ry'Imana rivuga umwigishwa, ntabwo bitangaje, kuko no mu mibereho y'abantu ba mbere ko Bibiliya yandikwa bagiye iryo jambo barikoresha mu mvugo ndetse no mu ngiro. Bibiliya rero yagiye yanditswe mu muco, ishingiye ku muco w'abantu, ishingiye ku mitekerereze y'abantu n'imibereho. Niyo mpamvu iri jambo no muri Bibiliya rigarukamo n'imigenzereze yo guhindura abantu abigishwa, ikagenda igaragara mu bagiye bakora umurimo w'Imana mu gihe Bibiliya yagiye yandikwamo. Mu isezerano rya kera ndetse n'irishya tubonamo ingero zivuga ku buryo bweruye umwigishwa n'uburyo bwo guhindura abantu abigishwa. Ntabwo ari henshi mu isezerano rya kera dusangamo izi ngero z'umwigishwa, ariko hari imirongo tushobora kuyibonamo nk'uko twabivuze. Hariyo twatanze, dushobora gusoma mikeya muri iyo kugira ngo abantu babyumve neza. Mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 25 umurongo wa 8 baravuga bati: maze bafindira imirimo yabo ubufindo, bose baranganya, aboroheje n'abakomeye, umwigisha n'umwigishwa. Muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16 baravuga ngo: bumba ibihamya, amategeko yafatanishe ikimenyetso mu bigishwa banjye.
muri Yesaya igice cya 50 umurongo wa 4 bakavuga ngo umwami Imana ampaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo ankangura uko bukeye akangurira ugutwi kwanjye nk'abantu bigishijwe. Haravuga ngo umwami Imana ampaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo ankangura uko bukeye ikangurira ugutwi kwanjye. Haravuga ngo muri Yesaya igice cya 50 umurongo wa 4 haravuga ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo inkangura uko bukeye inkangurira ugutwi kwanjye nk'abantu bigishijwe. Ku gice cya 54 umurongo 13 bakavuga bati abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Mu bitabo byitiriwe Mose naho bagenda bavuga iyi sura y'umwigishwa nubwo bayivuga mu yandi magambo, ariko igikorwa nyirizina ni umwigishwa ukurikiye umwigisha we. Mu kuva igice cya 24 umurongo wa 13 haravuga ngo Mose ahagurukana na Yosuwa umufasha we. Mose azamuka ku musozi w'Imana. Ku murongo wa 30 ku gice cya 33 umurongo wa 11 bakavuga ngo Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Mu kubara igice cya 11 umurongo wa 28 ho baravuga bati Yosuwa mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe aramubwira ati databuja Mose babuze. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 2 umurongo wa 38 ho baravuga ngo Yosuwa mwene Nuni hagararira imbere yawe kugufasha, uhagarara imbere yawe kugufasha niwe uzajyamo umuhumurize kuko ari we uzagihesha Abisiraheli ho gakondo. Ahangaha ni igihe Imana yabwiraga Mose ko atazataha mu gihugu cy'isezerano kubera ko yari yakosheje igihe yakubitaga urutare inshuro nyinshi arengeje iz'Imana yamubwiye kubera uburakari. Imana ikamuhanisha kutazinjira i Kanani, ahubwo igahayo mahirwe Yosuwa wari umwigishwa we. Iyo mirongo yose yerekana ko Yosuwa yari umugaragu wa Mose, kandi kuba umugaragu ni ukuvuga ko yagendaga yigira ku birenge bye. Mu yandi magambo yari umwigishwa. Hari amagambo 3 akoreshwa mu gusobanura umwigishwa muri Bibiliya. Mu gitabo cyo Kuva ayo magambo asobanura umuntu ukorera undi, naho mu gitabo cyo Kubara no mu gutegeka kwa kabiri bagaragaza Yosuwa nk'uwakoreraga Mose kuva mu buto bwe. Yosuwa yitwa umugaragu wa Mose. Iyo ni irindi jambo ryagiye rikoreshwa. Ibyo byose bisobanura ko kuva imbere y'umuntu cyangwa se kuba hamwe nawe ugamije kumwigiraho, ugamije kumukuraho ububasha n'imbaraga, ubabaye umwigishwa. Niyo mpamvu iryo jambo ry'ubugaragu turisobanura tuvuga ko ari uwungirije uri hafi ye cyangwa uri hafi yawe, kandi hagamijwe ko ari we wagusimbura cyangwa ugufasha cyangwa akakwigana kugira ngo azagire umumaro mu gihe runaka kiri imbere. Niyo mpamvu mu gitabo cyo Kubara igice cya 27 umurongo wa 15 kugeza ku 23 Imana itegeka Mose kujyana na Yosuwa ngo ahabwe umugisha no ku cyubahiro cye kugira ngo iteraniro ryose rijye rimwumvira. Ubwoko bwa Isiraheli nawe buzamukurikire nk'uko bwakurikiraga Mose abuyoboye. Mu gutegeka kwa kabiri umurongo wa 31 igice cya 31 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 3 Yosuwa bagaragaza ko Yosuwa yatoranijwe
kugira ngo azasimbure Mose. Ku bw'ibyo yabaga hafi ya Mose cyane kandi yamwigiyeho byinshi. Ibi nanone bigaragara muri Yosuwa mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, naho barabivuga. Mu bitabo rero byo kuva kubara gutegeka kwa kabiri, ibyo byose byitiriwe Mose bigenda bigaragaza ko Mose yagendanye na Yosuwa, Yosuwa akamukurikira nk'umwigishwa, Mose akaba ari umwigisha. Nubwo babivuga mu magambo y'ubugaragu, y'ubufasha, y'umuntu muri hafi, ariko icyabaga kigambiriwe ni ukumutegura kugira ngo azamusimbure, kumutegura nk'umwigishwa mwiza. Mu bitabo by'amateka naho bagaragazamo iki gikorwa cyo gutegura abigishwa bateguye n'umwigisha mukuru kuri bo. Eliya yatoranije Elisa kugira ngo amukurikire kandi azakomeze umurimo we w'ubuhanuzi. Tubibona nanone mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 19 umurongo wa 19, tukabibona mu gice cya kabiri umurongo wa 12, tukabonaho Elisa we yashyiragaho n'ikindi kintu gikomeye, akita Eliya umubyeyi, akamwita nka se, kuko yabonaga akeneye kumwigiraho byose, akeneye kumufataho urugero rwiza. Urundi rugero tubona mu gitabo cya kabiri cy'abami ni ibyabereye i Beteli n'i Yeriko, aho bavuga ngo hari abana b'abahanuzi. Tubabona mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri umurongo wa 3, tukabona igice cya 5 umurongo 15, aho bagaragaza ko aba bana b'abahanuzi nabo babaga bari ahantu kugira ngo bigishwe n'umwigisha, nabo nk'abigishwa bakurikire, basobanukirwe ijambo ry'Imana n'imikorere y'icyo gihe yari ihari, uko abahanuzi bakoraga. Ibyo nanone ni ishusho y'umwigishwa mu isezerano rya kera. Ubona ko wari umuryango w'abahanuzi cyangwa se ishuri bigiragamo iby'ubuhanuzi, abanyeshuri bitwaga abana b'abahanuzi. Ibyo byose hari inyigisho bahabwaga. Bibiliya ntabwo izinjiramo neza ngo izitomore, ariko iyo dukoze ubushakashatsi dushobora kubikoraho, nabyo tuzabivuga yenda mu kindi kiganiro tuzategura. Ariko bigaragara ko aba bana bari abigishwa. Elisa nawe yari afite abana b'abahanuzi bamwitaga se, bamufataga nk'umubyeyi wabo. Wabibona mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya 6 umurongo wa 1 kugera ku wa 7. Iri jambo rero ry'umwana na se ridutera gutekereza ku mibanire y'umwigisha n'umwigishwa no mu mico yacu ya Afurika ndetse no mu Rwanda, kuko uwagombaga kwiga yashyiragamo ikintu cyo kubaha gikomeye no kugirira icyizere umwigisha. Umwigishwa mu yandi magambo yagomba kugira icyizere gikomeye umwigisha, akamufata nk'umubyeyi, umuntu yigiraho byose. Mu bitabo by'abahanuzi n'iby'imigani nabo batwereka isura y'umwigishwa, ariko igenda ivuga mu buryo wenda budatomoye, ariko bikaba byagaragara mu mikorere. Mu bitabo by'abahanuzi ishusho dushobora kubona ya mbere ni nko muri Yesaya igice cya 54 umurongo 13, aho bavuga bati abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Aha naho biragaragara ko ubwoko bwa Isiraheli bwose busa nkaho buhinduwe, cyangwa Imana igamije kubuhindura abigishwa. Umuhanuzi yerekana ko gahunda y'Imana ari uguhindura ubwoko bwayo abigishwa. Muri Yesaya igice cya 8 umurongo 16 baravuga ngo bumba ibihamya, amategeko uyafatanishe ikimenyetso mu bigishwa banjye. Bene magambo Imana yashaka kwereka Yesaya ko iri hagati y'ubwoko bwayo, ariko ibwigisha nk'umwigisha mukuru, nabo ubwoko bwose bukaba ari abigishwa. Imana igaragaza ko ijambo ryayo ari igitabo cy'ingenzi mu kwigisha abigishwa. Nyamara ariko iryo jambo bisaba kuritega amatwi, ukaryumva neza, ukarikurikira kugira ngo usobanukirwe. Muri Yesaya igice cya 50 umurongo wa 4 ko twagiye twasoma,
haravuga ngo umwami Imana ampaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo, inkangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Uyu murongo nk'uko twawusomye no haruguru twagiye tuvugaho, werekana imyitwarire umwigishwa akwiriye kugera imbere y'ijambo ry'Imana. Icy'ingenzi hano ni ukwitondera ibije mu matwi, gutega amatwi ibyo wumva, kumvira ukoresheje imirimo ugaragaza, kandi no kubasha nawe kuba wasubiramo ibyo wigishijwe ukabishyikiriza abandi. Mu gutegeka kwa kabiri umurongo wa gatandatu, igice cya gatandatu umurongo wa 4, naho twigeze kuhasoma, haravuga ngo umva wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Uko guhamagarira ubwoko bwayo rero kumva bigaragaza ko gutega amatwi ari ikintu cy'ingenzi mu kwigisha abigishwa. Gutega amatwi ni ikintu cy'ingenzi nanone mu kuba wabasha kuba umwigishwa mwiza. Igihe cyose utabasha gutega amatwi ngo wumve icyo Imana ikubwira, biranagoye no kuba wahinduka umwigishwa mwiza Imana yishimira. Nubwo kandi muri Yesaya hakoreshwa ijambo umwigishwa, mu gitabo cy'imigani ho bakoresha ijambo umwana, ndetse ugiye no muri za Zaburi ushobora kubonamo iri jambo, aho hamwe bakoresha umwigishwa, ahandi bagakoresha umugaragu, ahandi bagakoresha umuntu ukuba hafi cyangwa ugukurikira. Mu gitabo cy'imigani ho bakoresha umwana, ijambo umwana naryo rishobora gusimbura umwigishwa. Abigisha muri Isirayeli babaga ari abagabo kenshi, babaga ari abagabo bashoboye, bakigisha abandi, bakabigisha kubaho mu bijyanye n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu bigaruka umwana akiyita umwigisha akamwita se, nuko kenshi byakorwaga n'abagabo. Ahari iyo biza kuba ari no mu muco n'abagore babikora, icyo gihe biba byaranditswe ukundi, ariko uyu munsi nuko byanditswe kuko ariko umuco wari umeze. Bigishaga ibijyanye n'ibyo bakora cyangwa se n'uburyo babayeho. Mu yandi magambo, umwigisha nawe yigisha atanga ibyo afite, umwigisha aduha ibyo afite. Uretse amagambo n'amahame icyo gihe bagenderagaho, umwigisha yigishaga n'ubuhanga no kubaho mu buryo bw'ubunyangamugayo, akavuga ko ari ukuzuza umuhamagaro we, kubaho neza, kugira ubuhanga buhanitse, kuba inyangamugayo mu byo ukora, kuba icyitegererezo. Kubigisha bo muri Bibiliya byabaga ari ukuzuza umuhamagaro wawe, icyo Imana igushakaho. Bigishaga rero bakoresheje ibikorwa kuruta amagambo. Ubuzima babayemo bwabwo bwari inyigisho kuruta ibyo babwira abigishwa babo. Mu gitabo cy'imigani bakoresha ijambo umwana bigaragaza uwiga. Umwana badashatse kuvuga isano y'amaraso, ahubwo bashatse kuvuga isano y'umuntu wese wiga n'umwigisha. Umwigisha wacu rero igihe cyose turi imbere ye tuba turi abana be, niyo mvugo ya Bibiliya niko ibigaragaza. Niyo mpamvu abigishwa bagombaga kuba abigishwa, niyo mpamvu abigishwa bagombaga kubana n'abigisha babo, kuko kubitegereza byabaga ari ukwiga kubaho. Kwitegereza imigendere, imibereho, imivugire y'umwigisha wawe byabaga ari ishuri. Niyo mpamvu bakoraga ikimeze nk'umuryango iruhande rw'umwigisha. Mu gihe cya Bibiliya, igihe abantu batozaga abandi, kuva kuri Mose na Yosuwa n'abandi bagiye bamukurikira n'abahanuzi, abagendanaga nabo kugira ngo babigireho bacaga ingando, kugira ngo bige atari ukwiga ibyo bavuga gusa, ahubwo bige n'ibyo bakora, nuko babayeho, n'urugero babaha nabyo bibahindure mu buzima bwabo. Wasangaga rero umwigisha asa nk'uhabwa agaciro cyane kuruta umubyeyi, kuko umubyeyi yatangaga ubuzima, umwigisha we akigisha uko babaho muri ubwo buzima.
nk'igitandukano riri hagati y'umubyeyi ku isano y'amaraso n'umubyeyi nk'umwigisha. Umubyeyi arakubyara akaguha ubuzima ukabaho, ariko umwigisha akakuremamo uburyo bwo kubaho no gukomeza guha ubwo buzima bwawe agaciro no kububungabunga. Nyamara ariko ntitwabura no kuvuga ko kwigisha umwigishwa muri Isiraheli byajyanaga n'iby'Imana, kuko bigishaga abigishwa kubaho uko Imana ishaka. Nicyo kintu cyane bibandagaho. Indangagaciro zose babahaga muri kiriya gihe cya Bibiliya nk'uko tubibona mu bwoko bw'Imana, icyabaga kigamijwe ni ukugira ngo abantu bagire imibereho myiza, babane n'Imana neza, bayikiranukire. Mu yandi magambo, Abisiraheli igihe bagarukaga mu gihugu cyabo nyuma y'uko bari barajyanywe mu bunyago, bashyizeho ishuri ryigisha amategeko. Niyo mpamvu babitaga abahanga mu by'amategeko, ubundi bakabita abigisha, abanditsi b'amategeko n'abigisha bayo. Ingero rero zamenyekanye cyane, hari amashuri menshi, hari nk'ishuri ryitwaga Simoni, hari ishuri bitaga Shamayi, hari ishuri rya Hireri, hari ishuri rya Gamariyeli, tujya tubibona muri Bibiliya tukabisoma. Aho hose na Pawulo ajya akunda kubivuga mu nyandiko ze, akavuga ati jyewe nigiye ku birenge bya Gamariyeli, niho nawe yamenyeye amategeko. Burya rwari urugendo rwo kuba umwigishwa. Aya mashuri rero abantu babaga barashinze yari amashuri y'abigisha, ariko icyabaga kigamijwe mu by'ukuri si ukugira ngo bakwigishe ugende wibera umuntu usanzwe uri aho, ubuzima bwawe bugereho n'intego zawe uzigereho. Igikomeye cyabaga kigenderewe kwabaga ari kugira ngo abantu bige imibereho, imibanire n'imikorere ishobora gutuma barushaho kwishimirwa n'Imana, bakaba abana bayo, ariko mu yandi magambo bakaba n'abigishwa bayo. Nubwo bigishijwe n'abantu, ariko abo bantu bagara bafite umuhamagaro wo guhindura abantu b'Imana, abigishwa bayo. Bavandimwe, nongeye kubashimira cyane uburyo mwakurikiye iki kiganiro, kandi ndizera ko amatsiko menshi mwagiye mugira, mushobora kutubaza ibibazo mukabyandika ahabugenewe, aho handitse comment, mukatubaza ibibazo, mukaduha ibitekerezo n'ibyo mwifuza ko twakomeza kubaganirizaho ku buryo burambuye kugira ngo musobanukirwe kurushaho. Turabakangurira kandi kwinjira muri uyu muyoboro wa CBN TV, mugakora subscribe cyangwa sabone, kugira ngo ibiganiro ari ibingibi turimo kubagezaho n'ibindi mugezwaho n'iyi televiziyo bijye bibageraho ku buryo bworoshye, namwe muhuguke mu abigishwa bafite ubumenyi koko bufite ireme. Imana ibahe umugisha.